hari abantu benshi kandi nzabihamya, ni abakozi ba Satani bari hano kuri YouTube, bari mu bitabo byinshi bagiye bandika, bari kubuza abantu kwizihiza Noheli. Uwo ni umwuka wa gishetani uri mu bantu, ari nayo mpamvu ni kugenda mubona ibintu bya Noheli, ibintu byo kuvuka kwa Yesu bigenda biteshwa agaciro mu mibereho y'Abakristo, babifuza ngo ni bya Satani, ngo iki giti nuko hanicaye nyine nta decoration nakoze, ariko mfite uburyo nayikora, mfite uburyo na dekora twa dutara twaka tukagira akagaragara ko ari ikintu kidasanzwe. Nta munsi n'umwe abantu bagende wanjye barabona hadekoye hari amatara yaka myasa hirya no hino, ariko uyu munsi nakabaye mpadekora nkagaragaza ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Umbaje wese nkambaza ngo niki gituma utwo dutara twaka tumyasa, nuko ndi kuvuga ngo hari igihe isigeze yabona umucyo. Niko umuhanuzi umwe yaririmbye ya hano aravuga ngo abantu bari mu mwijima babonye umucyo. Kuza kwa Kristo mwisi kwari kuboneka k'umucyo wo kugira ngo abantu bari mu mwijima, bari mu rupfu, bari mu gicucu cy'urupfu bakivemo bagendere mu mucyo. Niyo mpamvu bivuga ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasa rifite gukiza mu mababa yaryo. Iryo zuba ryo gukiranuka bavugaga ni Kristo. N'ibindi bintu byinshi nasobanura, ariko niba utizihije Noheli uyu munsi kandi ukabona iki kiganiro, genda ujye muri dushe ukarabe, wambare neza, utera agapasi, urye wishime kuko twaracunguwe. Nkwifurije Noheli nziza. Uyu munsi turi kwibuka ko isi yabonye umucunguzi. Uyu munsi kuri Noheli turimo turizihiza ku isi yabonye umucunguzi. Igihe kimwe mu myaka irenga 2000 ishize, hari igihe isi yabonye umucunguzi, abantu bararirimba, abantu barishima, abantu barabinezererwa, abamarayika barishima, mu ijuru impundu ziravuga, imitwe y'ingabo zo mu ijuru igaragara mu isi iri kuririmba ivuga ngo amahoro nabe mu isi ko Imana yishimira, kandi icyubahiro mu ijuru kibi cy'Imana kuko isi yari ibonye umucunguzi. Umukwe arahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Nitwusegeze Pamphile, ngeze umugisha wo kuvugira kuri izi mikoro no kugaragara kuri iyi kamera. Ndagira ngo munyemerere mbanze nsenge ko nifuza kuza gukoresha igihe gito gishoboka kuberebye ko numva nakavuze ibintu byinshi, hanyuma tuze kubana. Niba nawe byagukundira aho uri ko twafatanya muri risengesho, ni karibu. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko unyemereye kwicara aha hantu. Nimbabazi zawe zitumye nicara aha hantu, kandi n'urukundo wakunze abari mu isi cyane rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimo kagwaga mu bugingo buhoraho, kandi utamwizera wamaze gucirwaho iteka rwose. Ariko ndagushimiye kuko winjiye natwe mu mukunzi wawe Yesu Kristo, kugira ngo we utarigeze kumenya icyaha ahubwo agahinduka icyaha ku bwacu, kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana biciye muri we. Urakoze kunyemerera, ndanakwinginze unyuzure cyane, kandi sengeye imitima bajye kuri iki kiganiro bose, kugira ngo umwuka wera abasobanurire. Ndabizi umwuka wera akora imirimo ikomeye, niwe wemeza abantu, niwe usobanura umuntu akabyumva, kandi ndakwinginze unyezereze kuba igikoresho cyawe. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Mbere ya byose mbanje gushimira Imana yaduhaye Yesu Kristo umwana wayo, akaza mu isi agapfa akazuka kugira ngo tubone ubugingo. Ari umuririmbyi umwe arengera avuga ngo habayeho umunsi wishimwe mu ijuru ubwo Yesu yitangaga ngo aze mu isi. Uyu munsi kuri Noheli turimo turizihiza ku isi yabonye umucunguzi. Igihe kimwe mu myaka irenga 2000 ishize, hari igihe isi yabonye umucunguzi, abantu bararirimba, abantu barishima, abantu barabinezererwa, abamarayika barishima, mu ijuru impundu ziravuga, imitwe y'ingabo zo mu ijuru igaragara mu isi iri kuririmba ivuga ngo amahoro nabe mu isi ko Imana yishimira,
kandi icyubahiro mu ijuru kibi cy'Imana kuko isi yari ibonye umucunguzi. Nkwifurije Noheli nziza. Uyu munsi turi kwibuka ko isi yabonye umucunguzi par convention, abantu bicaye bakameza kavuga ngo hari igihe ariko isi yabonye umucunguzi. Nubwo Bibiliya itatubwira ko ku itariki ya 25 z'ukwa 12 ubwo wenda muri 0 kuko niko tutakabaye tuvuga, ariko twemera ko isi yigeze yabona umucunguzi. Kandi uyu munsi gituma mvuga ibi, gituma nicaye aha nawe, gituma kuri iki kiganiro nuko twabonye umucunguzi. Umucunguzi ni ijambo rikomeye, ni ijambo rigoye abantu benshi kuko batabyumva, batarisobanukirwa. Ariko umucunguzi yari umuntu dukurikije ibyo Imana yabwiye Abisiraheli, umucunguzi wa bugufi cyangwa se umucunguzi w'umuryango, yari umuntu ushinzwe kurinda ubusugire bw'umuntu w'umuryango, rw'abagize umuryango n'imitungo yabo yose, kugeza ubwo iyo hagiraga umucunguzi yitwa n'andi mazina menshi, ashobora kwitwa n'umuhozi w'amaraso, kubera ko umucunguzi w'umuryango ni nka bino mu Kinyarwanda dukunda kugira ngo ni abakuru b'imiryango, ama chef de famille, ariko umucunguzi yasaga nk'uruta ibyo cyane. Ariko mu Kinyarwanda n'uburyo bwiza twabivugamo, hari ukuntu imiryango igenda igira abakuru b'umuryango, ugasanga uyu muryango w'abakomoka kwa runaka ugira umukuru w'umuryango, niwe ukemura iby'imanza zabo, niwe ukemura iby'amakimbirane hagati yabo, ni nawe kandi ukurikirana iby'abo muri uwo muryango barenganye. Niba umwana namwohereje kwiriba kwivoma agahura n'abana bo kwa runaka bakamukubita, umucunguzi wo mu muryango wacu cyangwa se umukuru w'umuryango w'umuryango wacu niwe ujya kudiringa n'imiryango hakurya dukubitiye umwana muhohoteye, batwibye, bageze gute. Nicyo umucunguzi yaravuze. Yarashinzwe ibintu byinshi none nta kwinjiramo, ariko ibyo bintu byose byashushanyaga ikintu Kristo azaza gukora kuri twebwe muri kino gihe. Niyo mpamvu nkwifuriza kugira Noheli nziza, nkwifuriza kugira ngo ibi bintu ubiha agaciro. Twabonye umucunguzi, twabonye umuvugizi, twabonye umuhozi, twabonye umutabazi, twabonye inshungu. Niwe ujya mu mwanya wacu aho twari bujye, aho igihano twari gupfa cyangwa urupfu twari gupfa, niwe warupfiye ku mwanya wacu. Inkoni twari bukubitwe, niwe wazikubiswe kugira ngo twishyure umwenda twari dufitiye Imana kubw'ibyaha twakoze, no kugira ngo hishyurwe igiciro cyari gikwiriye kugira ngo Satani arekure ubugingo bwacu. Nihashimwe Imana yadukundiye mu mwana wayo ikamuduha, akaza agapfa ku bwacu. Hari abantu benshi kandi nzabihamya, ni abakozi ba Satani bari hano kuri YouTube, bari mu bitabo byinshi bagiye bandika, bari kubuza abantu kwizihiza Noheli. Uwo ni umwuka wa gishetani uri mu bantu, ari nayo mpamvu ni kugenda mubona ibintu bya Noheli, ibintu byo kuvuka kwa Yesu bigenda biteshwa agaciro mu mibereho y'Abakristo, babifuza ngo ni bya Satani, ngo iki giti nuko hanicaye nyine nta decoration nakoze, ariko mfite uburyo nayikora, mfite uburyo nadekora twa dutara twaka tukagira akagaragara ko ari ikintu kidasanzwe. Nta munsi n'umwe abantu bagende wanjye barabona hadekoye hari amatara yaka myasa hirya no hino, ariko uyu munsi nakabaye mpadekora nkagaragaza ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Umbaje wese nkabaza ngo niki gituma utwo dutara twaka tumyasa, nuko ndi kuvuga ngo hari igihe isigeze yabona umucyo. Niko umuhanuzi umwe yaririmbye ya hano aravuga ngo abantu bari mu mwijima babonye umucyo. Kuza kwa Kristo mu isi kwari ukuboneka k'umucyo wo kugira ngo abantu bari mu mwijima, bari mu rupfu, bari mu gicucu cy'urupfu bakivemo bagendere mu mucyo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasa rifite gukiza mu mababa yaryo. Iryo zuba ryo gukiranuka bavugaga ni Kristo. N'ibindi bintu byinshi nasobanura, ariko niba utizihije Noheli uyu munsi kandi ukabona iki kiganiro, genda ujye muri dushe ukarabe, wambare neza, utera agapasi, urye wishime kuko twaracunguwe, kuko Imana yasohoza isezerano yagiranye n'ibyaremwe. Sezeranyije Adamu ko mu rubyaro rw'umugore hazavamo uwo gucungura abantu, akabakura mu bubata, akamenagura umutwe w'inzoka. Kumenagura umutwe w'inzoka no kuvuga ngo ni ugushwanyaguza ubutware bwose Satani afite ku bantu. Nicyo cyazanye Kristo aza mu isi, kandi byarasabye igiciro kinini cyane. Bibiliya iravuga ngo kuko utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Yesu yabaye icyaha ku bwacu. Iri jambo kumenya icyaha ni tu experience, ni ukugikora. Yesu nigeze akora icyaha mu buzima bwe bwose, ariko Imana imuhindura icyaha, yambara kamere y'icyaha yose
kugira ngo nge nawe tubashe kwemerwa imbere y'Imana ko turi abakiranutsi biciye muri Kristo Yesu, kandi yasize ubwiza arafite mu ijuru kugira ngo aducungure. Rero niba wanayizihije, ni byiza gukomeza kuyizihiza, ni byiza gukomeza gucelebratinga, kuko uyu ni uwo munsi ukomeye. Uzi ko ari wo munsi Bibiliya igaragaza ko abamarayika baje mu isi bakaririmba. Hari igihe abantu twicara, Yesu yavuka ntapfe ntazuke ntacyo byari kuba bimaze, ariko nanone yari kuzuka ataravutse. Abantu biza ngo badevalorize umunsi wo kuvuka kwa Noheli cyangwa kuvuka kwa Yesu, umunsi mukuru wa Noheli. Abo bantu barawufata uyu munsi n'uwa gipagani n'uwa gishitani. Nta muntu n'umwe urahagarara ngo atubwire ngo niyerekwa nagize n'Imana bimpishuriye, ahubwo mwese muza mutubwira niba ibitabo nasomye ngo byanditswe n'abantu ngo bafite ibimenyetso n'amati. Ntabwo ari byo. Ngo abazungu ngo bafeta Noheli cyane kuruta. Erega abazungu ntabwo ari cyose cyo gufeta Noheli, mwitubeshye. Muzare na Halloween ukuntu bayifeta. Iki kintu ni umwuka wa gishitani uri nyuma nanjye kuvuga amazina y'abantu bamwe hano kuri YouTube baranzengereje pe, kuko barambangamiye kandi icunzo agakiza kabo. Usanga ari hiti bashaka, ari kwamamarira muri ibi bintu by'Imana n'Imana batayizi. Barirwa bagenda basoma udutabo twinshi, agatabo kanditswe na ntuza bagahuza ibintu. Abo bantu banditse ibyo bitabo ni Abakristo. Ese koko bashaka Imana? Mwigendera mu kigare cy'abantu kuba ijambo Noheli ritanditse muri Bibiliya n'ijambo biri bwajyo ntiryanditse muri Bibiliya. None bari ibyo ngibyo. None hari amagambo agenda avuka ariko atavuguruza Bibiliya. Niba avuguruza Bibiliya yo dukwiye kuyareka, ariko niba atavuguruza Yesu yaravutse, ni ikintu tuzi gihari. Ntituzi umunsi n'itariki yavutseho, ariko tuzi neza ko yavutse. Kuba rero ngo abapaganda asigaye bakunda kwizeza Noheli ngo ikabaryohera cyane bakayiryoshya ngo ibyo bitume nawe wigira. Erego hari n'abarokore batacyemera umukororombya. Ubu ko umukororombya uzatambuka hano mwitembwa ntitoka Satani ubutinganye. Ntabwo ari byo. Umukororombya ni ikimenyetso cy'Imana, ni kashe Imana yahaye abaremwe n'ibyaremwe byose, kwihora yibuka kutazigera yongera kurimbuza isi umwuzure. Rero hari ibintu Satani kugenda shimuta byacu bigatuma tubyanga, bigatuma tubizira. Nyamara ari ubwo buryo Satani yahisemo kuvuga ati nakora iki kugira ngo abantu bazinuka Imana, ibyaremwe byose, isezerano ry'Imana n'abantu ndikureho. Ni iki? Nuko ari ufata batinganya ngo bambara amabara nk'ayo mukororombya. Batinganye mwayambara mutayambara, umukororombya uzahora ari kashe Imana yateye kundahira, yavuze ngo ndirahiriye Nowa wowe n'ibiri nyabuzima byose biri hano mu isi sinzongera kurimbuza umwuzure. Umukororombya ntago ari wabatinganye. Umukororombya ni ikimenyetso cy'Imana kandi gikomeye, gisobanuye byinshi ku buzima bwacu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba Noheli abanyabyaha bayifeta bakayizihiza, ntabwo ari cyo kigira Noheli yabo, ahubwo ni uburyo bwo gushimuta, bwo kugira ngo bivange natwe none badutere confusion. Mwege muyireke, mwe gukomeza gucelebratinga, mubibarekere. Ariko sibyo. Abazungu by'umwihariko ikintu cyose bahaye impamvu yo gucelebratinga aragicelebratinga. Muzarebe uburyo bagenda bagira iminsi mikungo y'abapfuye, bariruka mu mihanda bambaye ubusa. Iyo bageze ngo ipfa kuba haye impamvu yo gucelebratinga. Bafite amafaranga menshi babuze icyo bakoza, ntibubaha Imana, ntibagira gute, mujya ngo bakora iki? Niba rero babonye Noheli ntago babura ku umunsi mukuru rwose ubahaye. Buriya nuko mutanabizi, nuko igice kinini cy'abazungu ari Abakristo batemera ibintu bya Isilamu. Buryo wabaha nk'Ubuyisilamu nabwo bakabyumva biriya bintu. Iyi minsi ya mikoro y'Isilamu nayo bayifeta rwose, barya bakanywa bagahaga. So kuba bayifeta ntago bifata ko Noheli ari cya Satani, ahubwo Noheli ni yaca Abakristo. Icyo Satani ari gukora no kugira ngo kera Imana igeze yambwira ijambo, irambwira ngo abantu baziruye ibyera, baziruye ibizira, ahubwo ibyari ibyera babigira ibizira. Sinzi ikintu namucyumvishe. Hari ibintu byari bizira barabizirura bigira ibyera, hari n'ibintu byari ibyera babigira ibizira. Ntabwo kigenda byumva ko numvaga nta experience yabyo mfite, numvaga ari ibintu byaha bisanzwe abantu bagenda bakora. Ariko nuko kwiyi minsi ikomeye, niba tujya turimo ngo habaye umunsi wishimwe mu ijuru, dukwiriye no kumenya ko kuvuka kwa Yesu cyari ikintu gikomeye isi yari isonzeye imyaka n'imyaniko. Reka nihute
ndashaka kwifuriza abantu Noheli nziza, kandi niba Satani yakuriganyije amasabone iki kiganiro wafeta Noheli, kuko nubundi turi kuri Noheli ntago irarangira, wayifeta. Ubu gitangaje abakristo wasanga muzagera Boxing Day mugaselebratinga mukavuga ati wow, ntacyo dufasha abakene, ko ntabwo ari byo. Mwasanga muzajya mu bunani ko mutananga guselebratinga ubunani se, ko ahubwo mbona aribwo mwashyushya abarokore. Murimo murakorera Satani, murimo muramuramya, kuko kumuramya no kumvira ibyo ashaka. Nimunyemerere nigire mu nyigisho inzanye by'umwihariko uyu munsi. Narinze ngo kugira ngo mbifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhira, uzaba umwaka wo gukura no gukomera mu buryo bw'umwuka, kandi no guhirwa mu by'umubiri, kuko nabyo ntabwo ari bibi, kuko n'Imana yabiremye. Nubwo Satani yabishimuta mu buryo bumwe n'ubundi, ariko ntago ubutware bw'Imana buvaho, na cyane ko Yesu amaze kuzuka aravuze ngo nimuhumure, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Bimwe Satani yidogaga mu gice cya 4 cya Matayo ndetse mu gice cya 4 cya Luka, avuga ati Yesu urabizi ko byose nabigabanye. Yesu yamaze kuzuka aravuga ngo nimuhumure, nanesheje, nahawe ubutware bwose. Nabo mwe Satani yirataga muri Matayo 4, nabwo nabo hawe ku byaremwe.